banyarwandakazi reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mu gafilime dutangiye, agafilime kiswe umwanzuro w'urukundo. Ndagira ngo mukurikirane akantu ku kandi murebe ibintu biri kubera muri iyi nkuru, aho umukobwa hano yameze abamaba mu buryo bukomeye cyane abonye umusore aje kumureba asohotse mu modoka. First of all yahise atekereza yuko ari umusore umuzaniye imodoka, ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo umusore yari amuzaniye ururabo aje kumureba ku munsi wa Saint Valentin ngo baserebure urukundo, bizihize urukundo. Ariko umukobwa akimara kumubona asohotse mu modoka ahita avuga ati nta kabuza rwose iyi modoka niyanzaniye. Nibuke yuko uyu mukobwa nubwo arimo gutangazwa nuko amuzaniye imodoka, yakundanye n'uyu musore ariko abizi ko nta modoka afite. Nibaze rero ukuntu umusore yaba atunze imodoka ku munsi wa Saint Valentin akaba aribwo amuzaniye imodoka, cyangwa se uburyo ashobora kuba yamugabira imodoka we ubwe nta modoka yari yatunga. Umukobwa yakomeje kwitangazwa ati baby tingaho makontake rwose. Umusore aramwisobanura ati ariko se ati koko atuwaka kanya waba ubona ko ntunze imodoka, ubu aka kanya dukundanye wabona ko ntunze imodoka ngeze no ku rwego rwo kuguha gift y'imodoka? Ati no, ati ngiye icyo nakuzaniye ni ururabo ku munsi wacu w'abakundana. Umukobwa ururabo yaragwakiye arangije avuga ati nta soni, uturabo nk'utu ngutu ngiye nitwo nzanira ku munsi w'amavuko nako ku munsi wa Saint Valentin? Ati renga nze ngo yisumo kubita urushyi rw'amatama arongera asubyamo ati nta soni, atugatinyuka ukanzanira uturabo nk'utu ngutu. Kumbe hirya hari umukobwa araza n'abamuga ati sigaho umukobwa, ati nta soni y'usuzugura umuntu w'umugabo, ikiremwa muntu bene aka kageni. Ati umukobwa ati ndakwemye nawe mva ku ruhande. Umusore yararakaye amubwira amagambo arakaye ati ntabwo nari nzi ko ari gutya ufata ibintu, ati cyakora reka ngende ko byagenda kose uzicuza. Umukobwa ntabwo yatinze kwicuza, ahise yifata ku munwa, yo abura aho kwirwa areba hirya no hino biramucanga. Kandi sinaryoherezo inkuru yanjye y'urukundo yatangiye itya. Kitwa umwanzuro w'urukundo series. Ngira ngo uyu mukobwa yakomeje agaragaza ibitendo bitari byiza, aho umusore yaje aje kumwambika impeta. Umukobwa yamara kumubona akamera nk'ukubiswe n'inkuba, mbese yari yizeye ko umuntu uje kumwambika impeta ari umuntu w'umukire hari mu buryo bukomeye. Ariko umukobwa amukorera agashya ati henga nze nkwereke sha, ati nta soni ugatinyuka ukaza kunyambika impeta igura makeya, ati impeta za makeya. Umukobwa w'ikizungereza inkange nta nubwo yizi ko atari na mwiza cyane bindi. Hanyuma ati zana iyo mpeta ndebe. Ati ye baba we, ati impeta ngiyi koko ya makeya, ati nta soni. Umusore kuko yari ari romantike yakundaga umukobwa yakomeje kuguma ku izima, nako yanze kuva ku izima. Aravuga ati uko byagenda kose reka nkomeze ntere ivi, wenda umukobwa ashobora gucuruka kwemera ko mwambika impeta. Ariko umukobwa bibi by'imfabusa akomeza amuryohaguza amukubita amuvugaho amagambo menshi. Yewana abatipe nabo batakaga kuri ntigakwiye kuducika, reka dukamere rwose ibintu tuzabishyira kuri social media. Ati kuko iyi nkuru ati ndabona idasanzwe. Hirya ku ruhande hari umukobwa wari uri mu modoka mwiza w'ikizungerezi arimo kureba ukuntu uyu musore bamusuzugura. Mukurikire mwirebere agafilime yari arimo akitegereza, yabirebaga nk'agafilime. Abona ukuntu uyu musore bamusebeje biramubabaza cyane mu buryo bukomeye. Aravuga ati ariko ibi ntabyo. Asohoka mu modoka, amaje gusohoka mu modoka aza gake gake, hanyuma aza gake yegera wa musore, yigizayo wa mukobwa gatoya, afata ya mpeta hasi arayitoragura. Abatipe baratangara. Arangije yaha wa musore amuhereza ukuboko ati ngaho nyambika nyagasani. Umusore yaramurebye arumva aguye mu kantu, afata ya mpeta arayimwambika, maze wa mukobwa wamusuzuguye amubonye arebye uburyo ki umukobwa abikozemo aratangara cyane, atangira kwicuza, aturagura na rya kota ararimuha. Yo burya disi hari abantu bagira umutima. Umwanzuro w'urukundo.